ndetse cyo kumenya kubwira abantu ukuri kw'ikitegererezo Imana ishaka gutuma kandi tugendera Imana ishimwe cyane. Imana irashaka ko wowe uyu munsi nuhagarara ivuga ati wamboneye kanaka uko niko Imana yirase Yobu imuratira Satani ati witegereje umugaragu wanjye Yobu wamubonye atari ko wamumpaye nguhaye umubiri we ariko ngwimye ubugingo bwe. Yesu uyu munsi yakwirata yazana amagambo ukihangana yazana intege nke ukihangana bakubwira ko bakuvuze ukihangana Yobu ibyo byose yabikoreweho arasuzugurwa arasufura mutunzi agera igihe yikemesha urujyo agera igihe aba n'umugore amubwira ati wakiyakanye Yesu ngo ariko urugero rwiza abikitegererezo abo Yesu yirata. Yesu uyu munsi yakwirata ate? Uyu munsi usenga ati uyu munsi ndasenga bagamagara ati baje tugasangira ati ndaje ati ariko twanasomana ati nta kibazo ejo zongera ni hano. Ntabwo ari ikitegererezo, ntabwo abo Yesu yirata bakubwira ati rwose ati runaka waruzi ko yakuvuze gutya ati ndagusubiza uretse arambona. Ntabwo ari ikitegererezo Yesu yirata, ntabwo abo Yesu yirata, ntabwo abo Yesu atanga urugero rwiza, ntabwo abo Yesu avuga ngo dore umwana wanjye dore umugaragu wanjye. Ariko niba umaze kugeraho hari intsinzi. Amena. Imana ishimwe cyane. Somera vuba vuba muri leta yihuta cyane. Mu maherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Amena. Bahoza umutima ku by'isi. Twabonye ku murongo wa 19 subira mu murongo wa 18 ngo hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi nanone ndababwira ndera yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Aha garuka no kuri umurongo w'uruso ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Abo ni babandi Yesu atirata bahoza umutima ku by'isi, biratana ubwenge bwabo, biratana ubuhanga, bavuga ko bamenye kuruta abandi, bavuga ko bazi, bavuga ko ari abigisha bakomeye, bavuga ko ari abahanga, bavuga ko bageze ku rwego ruzima. Oya ijambo ry'Imana rirambwira ngo rituragiraho Satani atagira ute adatera ibuye. Yesu arashaka uwo yirata, umuciye bugufi umuvuga umuhamya kugira ngo izina rye ry'ute ryubahwe, kugira ngo izina rya Yesu ryubahwe. Nuko uyu munsi umenya ko ugomba kwikirato cya Yesu. Niba utarabikirato cya Yesu ntabwo Yesu azubaha umuntu, nta nubwo uzubaha Yesu, nta nubwo Yesu nawe azakubaha wanakubahisha. Ariko niba umaze kuba uwo Yesu yakwirata, niba umaze kuba uwo Yesu yakwirata, bahamagara ati barite kamere nsanga ibunyanaka atari ko suri hehe ndi mu kabari runaka. Oya aho simagera. Evariste ariko hari business yavutse sinzi kuri bumfashe ngwino nyaruka. Ni business imeze gute? Tugomba gucuruza urumogi kugira ngo tugere kuri byinshi tuzatera imbere. Atoya atari ko ndaje ntabura bicira ati Yesu yirata kubera ko hari ibyo gikurikiye, hari ibyo gishaka, hari ibyo utari wageraho. Ngiye kwinjira noneho kwindi tape y'abantu babiri. Evariste Karameze nabonye umukobwa w'umunyanaka kandi no mu muryango wo kwa kanaka n'uwo mu muryango umeze gutya na gutya. Sinzi uramwemera ati n'umuhutu n'umututsi n'umuhutu. No ntabwo bishoboka. Ntabwo urabikira Yesu yirata.
namubonye mbwira ni uwo bwoko n'umututsi no ntabwo bikunda ntabwo urabikira ko Yesu yirata kuko ugifite ugihagazeho ugomba kubikira ikirato Yesu yirata kuko amaze gutakaza kamere kuko amaze kureka bya bindi iby'ibitekerezo abantu bafite by'inyota abantu bafite by'imyumviro bya Satani ukamenya ko ikirato cyawe ari Yesu utareba ubwoko utareba umuco utareba umuryango afite amafaranga y'amashuri afite izihe mpapuro afite ubuhembwe n'igihugu ntabwo urabikira ko Yesu yirata kumva kureba ibyo byose kwabirebera muri Yesu nimba uyu munsi utagiye kureba mudakora ibi ngibi kubera ko uyu nguyu afite nimba hari vantage umunsi ukiri kurebaho Yesu ntari kumwe nawe ariko nimba uri kureba kuri Yesu ufite vantage zima ufite vantage zikwiye ufite ibikunyura ufite ibikunyura ufite ibikumara inyota ufite ibikumara umubabaro icyo cyose tugomba kubimenya tukabigenderamo amena santima niziveho niho Yesu azaza santima niziveho amarangamutima naveho amacakubiri naveho ubwibone nibuveho ishyari niriveho ubusambanyi buveho maze urebe ko Yesu ataza inzoga niziveho maze urebe ko Yesu ataza umujinya nuveho maze urebe ko Yesu ataza imbabazi nizize amaze urebe ko Yesu ataza Yesu ntabwo yaza muri uwo mwanda wose Yesu ntabwo yaza muri uwo muvumo wose urimo ariko numara kubisohokamo Yesu arinjira ariko numara kugera aho Yesu ashaka Yesu araza bene data hari ibintu bituma Yesu adakora kubera ibitekerezo byawe nibyo bituma Yesu akora nabyo bituma Yesu adakora nugira bizima Yesu azakorera muri bizima nugira bipfuye uzakorana na Satani kandi Satani ahemba iki amarira n'agahinda n'umubabaro ntakindi ahemba amena amen Imana idufashe muzusomere umurongo wa 20 ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje umukiza ko azava ari we umwami Yesu Kristo ngo twebweho iwacu ni mu ijuru ngo niyo dutegereje umukiza ko azava haleluya ngo kuko iwacu ari mu ijuru uyu munsi ujya utekereza ku ijuru ujya utekereza iwanyu ujya utekereza mu muryango wanyu mu ijuru ujya utekereza kuri so wo mu ijuru ujya umutekerezaho cyangwa waza gutekereza kuri so mu Rwanda uri mu Bubiligi uri muri Amerika uri mu Bufaransa uri muri za Amerika za Canada aho ngaho no iso wari mu ijuru kuko twebweho iwacu ni mu ijuru nimba uri gutekereza iwanyu mu ijuru ijuru riraza kugutabara nyine rizanye iby'ijuru ijuru riraza kugusura rizanye iby'ijuru nimba uri gutekereza mu ijuru ijuru riraza kuza kubana nawe rizanye iby'ijuru ijuru riraza kuvugana nawe rizanye iby'ijuru amena ijuru riraza gusura umwana rizanye iby'ijuru Imana idufashe yatugiye iwacu muri Afurika tugenda tubanza gushaka ibikapu tukazategura amakado tuzajyana kugira ngo batazatubona imokoboko tekereza noneho ijambo riri kukubwira ngo iwanyu ni mu ijuru ijuru nurihamagara rikaza kugusura rizazana iki niba ujyana amakado mu isi mu babyeyi bawe bo mu isi ijuru ryo niriza rizazana nahe makado bene njya aho ngaho bwibazeho hamwe ati nzaza urashaka iki se kana uzazanire telefoni nziza uzazanire kompiyuta imeze gutya uzazanire ibirato bimeze gutya nzabizana uyu munsi nuhamagara so mu ijuru nawe azakubaza ati nzakuzanira iki urashaka iki nawe arakubwira nk'uko usezeranya uwo muvukana ugasezeranya n'umubyeyi wawe kandi ukamujyana none ijuru ryo riri guhamagara nurihamagara naryo riragusezeranya kandi rizakuzanira akazi zikwiriye kandi nzima amena zubaka kandi zikuzanira Imana idufashe turarangije soma
soma umurongo wa 21 duhereye kwa 20 ngo naho twebweho iwacu ni ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Uwo niwe wenyine gusa, uwo niwe dutegereje kuko ari ufite imbaraga z'umubiri kutuneshereza, kuturwanirira no kutuzanira ibisubizo. Bene data, ikintu cyose kitubakiye muri Yesu kirasenyuka, ikintu cyose kitubakiye muri Yesu kirapfa, ikintu cyose kitubatswemo Yesu nta kamaro kikumarira, nta nicyo kigufasha, ariko niba kuri Yesu. Nk'uko umugaragu w'Imana Pawulo yubatse kuri Yesu akavuga ati byose bigize igihombo ku bwa Yesu, uzabona Yesu yipfiriye. Nugira ibyo uhomba kubw'umugambi wa Yesu, ukagira ibyo uhomba kubwo gukiranuka, ukagira ibyo uhomba kubwo kubaha Imana, ukagira ibyo uhomba kubwo kumvira Imana, ndakubwiza ukuri Yesu nawe azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe kugira ngo urwanire, kugira ngo uwinjire mu isezerano ryawe, kugira ngo usoreze amasezerano. Icyo Imana idashaka ni amarangamutima dufite mu isi, ari yatuje gusenga, ari yatumye tujarajara mu bitekerezo no mu mibereho ya buri munsi, tugashakira ibisubizo aho bitari. Ibisubizo biri muri Yesu wenyine, ibisubizo biri muri Yesu wenyine, ibisubizo biri muri Yesu wenyine. Aho uzakandagira muri Yesu uzabona igisubizo, aho uzagenda muri Yesu uzabona igisubizo. Ariko nugenda muri santima zawe uzahora ubabaye, uzahora urira, uzahora witotomba, uzahora ushavura, kandi agahinda ntizagakira. Isi irababaza, isi irarushya, isi iraruhije, isi iraruhisha, kandi isi iteye umubabaro n'agahinda kenshi. Iyi si twiringiye abantu baratubabaza, iyi si twakunze abantu baratubabaza, iyi si twizeye abantu baratubabaza, ariko data wa twese uri mu ijuru nitumwizera ntabwo azatubabaza. Yesu nitumwizera ntabwo azatubabaza, Yesu nitumwizera ntabwo azadusuzuguza. Ariko abo mu isi twizeye baradusuzuguza, bakatuguza n'isoni, bakanatwambika ubusa, bakanatwangiza, bakanatwica, bakanatugirira nabi. Ariko niwigira Yesu azakugira neza, azakwambika neza, azakujyana neza, azakwambika neza, azakuvuga neza, azakugaragara neza. Aho basuzugurwa uzubahwa, aho bagenda gucira mu maso uzagenda uhozwa, uhanagurwa, witabwaho, uhabwa icyubahiro. Aho ibyo byari bifunze bizagenda bifunguka, uko muri Yesu ariho wubakiye, ariho uhagaze. Amen. Bene data, wireba ku ruhande, wireba umuntu, wikita ku muntu ukomeye, wikita kuri za minisiteri, wikita ku muryango ukomeye, wikita ku bahanuzi bakomeye, wikita ku bigisha bakomeye, ita ku mwigisha Yesu Kristo ukomeye muri wowe gusa. Ibyo byonyine nibyo bizakwinjiza ahera Imana. Nicyo Yesu adushaka, nta kindi. Bene data, nubwo uzatanga ifeza zawe, ugatanga ibyawe byose kugira ngo urukundo rwa Yesu rukuzo, ntabwo uzabona icyo Yesu ashaka mu mutima wawe wonyine. Nutanga umutima wawe ifeza, izahabu, ibi ni byo byera kugira ngo Imana arengere, ibyo byose bizaza bitugurikiye. Amen. Ngo dufite ubutunzi muri Yesu.